aravuga ngo telefone ngo yayigurishe ngo inote y'igihumbi. Ese nimero ze nta nizuze mu mutwe ngo reka da ngo yayigurishe igihumbi ngo abone ngo ko yabona umumotari. Nabwo abamotari ngo bari banze ngo n'umumotari ngo wabonye umuzi habona ngo agiye gupfira ku muhanda nuko ati icyo gihumbi pfa kukimpa makugeze. Urwayi gibrase irabukubwiye uburwayi afite. Reka da njyewe namubonye kuriya nyine wabonye ari kanda mu nda kigorora ibintu bikavuga mu nda ye tutazi twabanje no kugira ngo ni ikintu kirimo kiri guhumba. Ubwo ko uyu muntu yapfira ngaho urabona iyi dosiye none nazayikizwa ni ikibazo tukidakemutse hano hari mudugudu wanyu usumuzi bose ba mudugudu nawe bamenyesheje. Nuko wabura umugome gute ntago wagagaza ngo mugire gutya ngo uvuge ngo niba yaramuhereje se iyo muhana amafaranga byibura akamuga ati genda bagushakira ukuvura. Uyu muntu nabona yaba ari hano mu ruhe rwego umpe nimero za n'igiceri cy'ijana n'ukuri kw'Imana afite muri iyi nzu. N'ubu nabuze uburyo njya kwishakira ibiryo by'abana pe. Ikibazo nta nubwo azina nimero z'umugore ngo tumuhamagare. Zahe ko n'icyo gihe umugore igihe yamamagaye ari kera. Ntago nirirwa mvuga byinshi mbaye ikaze kuko uyu munsi nabonye ari umunsi utari bube mwiza kuri twebwe, ariko nyine ibibaye noneho kano kanya byo biteye ubwoba n'agahinda kuko ntago nari sinabitekerezaga ko biri bugende gutya, ariko ikibaye nyine umuntu aracyakira. Mu kanya twari turi kuganira na papa tutangira ngo mwabibonye duhise dukatinga kugira ngo tubanze turebe ikibazo uko bigenze, kuko nyine mubonye ko ahisa cece aryama kamera nk'usinziriye ntanyeganyege, biratuyobera natwe nyine turamunyeganyeza biranga, tumenaho amazi biranga, duhita dukuraho kamera kugira ngo tubanze tumenye umuntu twaganiraga ari muzima n'ubwo yigaraguraga ariko byibura yabashaga kuvuga. Bise byanga rero amera nk'umuntu ugagaye, ngira ngo mwabibonye. Impamvu twakuyeho kamera abantu bari batangiye gushungera baba mu gipangu gituyemo nyine inzu nyinshi rero, kuko abantu bari bamubonye mu gitondo aza babonye nyine rero tuvugije induru kuri dusakuza, abantu baraza duhita tumujyana mu nzu kugira ngo abantu batakomeza gushungera. Mama Teta wikomeza nyine tukomera bigira agahinda akomera, kubera ko nyine ikintu ikiza nuko agihumeka, sibyo kiza nuko agihumeka. Rero Papa Teta twamwinjije mu nzu, ari mu nzu kubera ko abantu bari bahuruye ari benshi, tubona nago biri ube byiza umuntu agagariye hanze, tumujyana mu nzu. Ubu niho aryamye ariko ntago byoroshye umunsi ntago ari umunsi mwiza pe kuri Mama Teta ndetse natwe twese, kuko umuntu yararwaye turi kubireba, ariko ntago nari nzi ko biri bugere ku rwego umuntu ashobora kugagara ntavuge ntanyeganyege. Mama Teta nguyu niwe tumuteranya tumujyana mu nzu. Kenge mu by'ukuri ndumva noneho byanyobeye, ndumva aho bigeze nabuze n'icyo kuvuga pe. Umuntu araje akwituyeho ararwaye biragaragara, umuntu ashobora kugupfiraho mu maboko kandi utazi n'ikimwishe. Mu by'ukuri nkuko nabikubwiye pe, uyu mugabo yaje nimugoroba ku gipangu twumva abantu barahuriye nkuko nyine nabikubwiye. Induru ku gipangu randiro data umuntu uryamye hangari kuvuga ko ari gushaka umuntu twa Mama Teta, kandi ari kuvuga ko ari umugore we. Ese randiro dukubizi ntubizi ko nta mugabo mfite? Ati rero umuntu uri hano nawe ngwino wirebere. Ibyo nanjye nabona ukuntu nahageze numiwe nanjye nsanga niwe iriya shati uko nabikubwiye yari yabaye ibyondo ntiyahirukaga mu mazi n'iriya pantaro byose. Ikintu kinkanze nukuna agagariye hano akigaragura, ariko nabonaga arwaye bisanzwe yari mu ndonda, ariko murya ari ibintu byoroshye, ariko ahise asinzira amera nk'umuntu yeze umwuka tikanga. Umuntu ashobora kuvuza mwabana umwe, umuntu ashaka kurwaza umuntu kavuga ati uyu muntu yarwaye turi kumwe, nzi icyo arwaye naramuvuje, urumva nzi icyo ndi kumuvuza byibuze, ariko umuntu araje avuye ku mugore wundi
twanamwatse umva banamwatse nimero z'uwo mugore we ngo nta telefone afite aravuga ngo telefone ngo yayigurishe ngo inote y'igihumbi ese nimero ze nta n'izo uzi mu mutwe ngo reka da ngo yayigurishe igihumbi ngo abone ngo ko yabona umumotari nabwo abamotari ngo bari banze ngo ni umumotari ngo wabonye umuzi habona ngo agiye gupfira ku muhanda nuko ati icyo gihumbi pfa kukimpa mpakugeze ubwo urumva uwo mumotari nawe n'impuhwe yagize ahubwo se ubwo iyo telefone ubanza uwo mumotari nawe ngo wayiguze ndimo ndibaza uwo mugore yamwirukanye bapfuye iki yamwirukanye ibyo arwaye byo ni bapfuye iki se ahubwo ngo amaze igihe haba ngo ko yamwirukanye kera kuva igihe yazaga hano burya ngo ari gutakamba asaba imbabazi burya ngo umugore yari atangiye kumwirukana ngo batabana mu ngo aze akarara mu gikoni umugore yirukana umugabo ate byagenze gute hari n'ibintu umuntu avuga kumva ntibyumvikana wenda ubona uko harimo uburwayi ntabwo twajya kubyinjiramo cyane ariko ndibaza ubana n'umugore arakwirukanye urarwaye akwirukanye urwaye nta nubwo akwirukanye uri muzima basi ngo uvuge utanyirukanye ndi muzima ndashakisha amafaranga ndakora ikiyedi cyangwa kandi kazi kose mbeho agusohoye mu nzu umeze kuriya winanura wikanda mu nda abantu muzi abagabo ni abantu bakunda kwihagara mu bintu byo kurwara nuzabona umugabo arwaye mu buryo bugaragara uzahita wemera ko arwaye nyine azaba arwaye urumva reba inshuro n'umugabo yigaraguye kuri uyu mukeka nanjye kuva papa teta nubwo wamenya tutamaranye imyaka myinshi niyo yarwaraga yabaga ko akomeye nubwo ntiwari no kubimenya yaremeraga akajya no ku kazi ariko nanjye uburyo namubonye pe uburyo namubonye ikibazo ni teta ararwaye pe ariko giye rwose umugore wirukana umugabo ameze kuriya nuko bazi icyo yamukoze tujye tuvugisha ukuri yabonye amafaranga ashize nyine wabona sibyo kandi noneho wibuke ko papa teta yahoraga avuga ngo arashaka kuva kuri uriya mugore ngo aze kukureba ngo aze kundeba uriya mugore uko biri kose arabizi yarabizi ko afite undi mugore ashaka kujya gusanga i Kigali umugore rega yigeze kumpamagaza nimero y'undi muntu ngo madame ngumva ngo umugabo wawe rero ngo nagira ngo uzamusubirane ngo icyo namushakaga ngo narakibonye ngo uzasubirane ibyawe none kamugusubije atari muzima ibyo tubyemere kamwe gusubije atari muzima kandi yaramutwara muzima afite n'amafaranga amugusubije nta mafaranga afite amafaranga tubyibure kamwe gusubije atari na muzima byibura ngo ubu uvuga ati nguhaye umuntu muzima none uramuvuza icyo utazi wamenya amukoreye ibiki kutavuga se bamaze kumva ko Minerivare yabone diplome ngo yavuye ku ishuri ngo mva ngo genda ngo umugore wawe ngo akurwaza ubwo burwayi ngo ufite ngo iyo diplome ni itaranavayo ngo bayakuvuzemo bayamuvuza amase byibirase irabukubwiye uburwayi afite reka da njyewe namubonye kuriya nyine wabonye arikanda mu nda kigorora ibintu bikavuga mu nda ye tutazi twabanje no kugira ngo ni ikintu kirimo kiri guhuma urumva yigaraguye aha ari kuruka kandi ubwo ngo aho naho ku gipangu niko hari hameze na motari wamugeranya yagombye gushyira undi muntu baje bamutwaye ngo ari babiri papa teta ngo bamushyizemo hagati undi muntu ngo wumugira neza yicaye inyuma ati ngwino dupfe kumugeza ku icyo gipangu ku mugore we urumva ikiza ngewe mwabana mudukurikiye ikibazo dufite ituzi icyo arwaye urumva gusa kuko imbere yatubwiye ko yavuye kwa muganga bakabura indwara batubwiye ko yari afite mituweli yarivuje babura indwara babuze icyo arwaye iyo umuntu babuze indwara namwe muri abantu mukuru namwe murabyumva noneho havuye ku mugore we anamwirukanye umugore ukwirukanye mu rugo mwabanaga mufitanye umwana akakwirukana wamenya kwirukanya guhaye ibiki ikintu cya mbere umugore arabizi ko ugiye gusanga undi mugore ntago tuzi ibyo amukoreye kugira ngo umugabo agagariye hano aka kanya ntago ntitubizi umugore nicyo kintu dushaka kumenya ikindi kintu ntago tuzi icyo twamuvuza icyo mwakoze cyiza cyo kuba mwamuhaye amakara wenda akaruka iyo umuntu ngo amuhaye amakara iyo ari uburozi cyari ibintu byine by'ibirogano akaruka biba ari ibirogano baba bamurozi ariko iyo nkwiye amakara ntaruke aba ari muzima nta kibazo abantu bakuze barabyumva ibyo nibyo numva kandi ndatekereza ari byo mba mwamuhaye amakara rero akaruka tayari ubwo ko uyu muntu yapfira ngaho urabona iyi dosiye noneho ntazayikizwa n'iki ikibazo tukidakemutse hano hari umudugudu wanyu usumuzi bose ba mudugudu nawe bamenyesheje ikintu gihari ni iki rero
ndava hano rwose ninshaka amave nijoro hatabona ntabwo nagukunda kugenda ikibazo cy'uyu mugabo kibonetse avuwe agakira akagenda kuko ntabwo avurwe cyangwa bamujyane njye ntabwo umuntu agiye kumpfiraho ntiyabaye hano muheruka mu myaka yashize myinshi habwo aheruka hano mwarajyanye urabizi umuzana yavuye ahari muzima sindongera kuvugana nawe ke yewe ni igitumo reka mbyite gitumo nanjye nagiye kubona mbana bamuzanye ageze aharyo ubwo nibwo ahubwo nari niriwe nguhamagara byananze kuri telefone yawe yari yanze no kuri WhatsApp nari nakwandikiye ngize ibyago nsanga mega nazo zarangiye kakanya sinzi umuntu ubaye kuri wifi nibwo ngiye kubona mbona cyakora message nibwo ukiyibona cyakora nawe urakoze gutabarira igihe ko wise ufata akamoto kaza wihuta kako twe tumuryamishije mu nzu reka tumusohore n'abantu bamureba uko ameze ubundi dushakane igisubizo ku bantu mudukurikiye n'abandi bantu baba bamuzi dufatanye gushaka igisubizo cy'iki kibazo rwose niko bimeze mbabare ni mumusiga umuntu urembye munagumanye ntabwo wagumana umuntu urwaye kuri ubu se napagasa gute noneho koko kuzi ko ari njye urugo ari njye rugizwe nanjye nuko mba navuye mu rugo nkajya gupagasa ubwo rero mureke reka tumusohore ntabasha kugenda numfashe tumusohore nabonye yatangiye yari turebe ko akajisho kagarutse aza biyicare hano hanze ku kazuba ndabona n'abantu bari bahuriye ntabo ubundi nawe murebe ukuntu ameze haryamye kuki se ko aryamye ku mukeka uri aha mu nzu buri akariri dufite urakazi ntabwo yari kujya kubyigana n'uruhinja n'ukuntu abonye ari kwigaragura ngwino nawe tumusohore ngwino wirebera ukuntu amerewe ibibazo biragwira ibyanjye byo kuvunika uratugusha ihangane mugezeho mwicaza ndetse kuretse gato kiramusiga uyu muntu arabona atari uwo uyu muntu arabona atari umupfu koko wigendera wamenye nimushaka mugenzane n'undi musore itambe urabona uyu muntu atari nyakwigendera urabona atari umupfu wigendera uri aho ngaho gusa urabona uyu muntu koko nimba washyira umuntu mu nzu ke uyu muntu wamenya umushyira mu nzu koko mu ruhe rwego mu buhe buryo ko nawe uri kwirebera uri kunyumva umeze utese mwabantu mwe ngaho namwe ni mu ndebere umuntu araje afasha umuntu umugabo aramwirukanye amukohereje ameze gutya umuntu akoherereje umugabo wawe ameze gutya ntakohereje umuntu muzima uvuga ati anyohereje umugabo wanjye ari muzima yamutwaye ari muzima mu byibuke uwo mugore wenjye ntago muzi nta nimero ye ngira sinzi n'ifoto ye ariko ndamutse mubonye umugore we namubaza ijambo rimwe nuko waba uri umugome gute ntago wagagaza umuntu ngo mugire gutya ngo uvuge ngo niba yaramwohereje se iyo amuha n'amafaranga byibura akamuga ati genda bagushakira ukuvura uyu muntu nabona yaba ari hano mu ruhe rwego umpe nimero za n'igiceri cy'ijana n'ukuri kw'Imana ufite muri iyi nzu n'ubu nabuze uburyo njya kwishakira ibiryo by'abana pe ikibazo nta nubwo azina nimero z'umugore ngo tumuhamagare zahe ko n'icyo gihe umugore igihe yampamagaye ari kera icyo gihe nahamagaye papa teta ndamubwira ati rero umwana turashaka kugira ngo ndagira ngo yapurayinge amafaranga ntiwanshakira amafaranga 5,000 byo kwa purayinga universite ko wenda ari igihe yagira amahirwe akabona buruse urumva mpamagaye kuri nimero nari mfite nitabwa n'uwo mugore
umugore arambwira ngo umva ngo arahagiye ngo wongere ngo uze kumuhamagara ngo mukanya ngo cyangwa naza ndamuguha. ubwo rero nyuma iyo nimero bahise bayikuraho mo hagati ahubwo byararangiye uyu nguyu ubwo urumva tumwaka ibyo 5 byo kwa prayinga twakubwiye ko nabyo yabibuze n'ubushize sinabikubwiye nabyo yaduhaye. umugore ngo nibwo yatangiye kumubwira ngo aha ngo n'ubundi ngo mukabwanyu ngo ndumva yaratinze arampamagara ngo umugabo wawe rero ngo noneho ngo sinzi yatorongeye ngo simuheruka. nimero yamamagaje icyo gihe nongeye kuyamagaramo ntihigeze icamo. ngaho nguko ke none akohereje umurwayi none ukuntu aje ameze utagira n'ikintu agufasha urumva afasha urabona atambujije no kugira aho nigiye ngo njye guca inshuro y'abana banjye. n'abantu rero mudukurikiye mutubwire ikintu ngewe rwose keza icyo ngusaba nye nusigira uyu munanga umujyana ndamujyana herera aho nakamujyanye ni kwa muganga. atanga adresse z'umugore we ngo babanaga basangiye nawe mafaranga bagiye kumuvuza. ntabwo ibi bintu gusa namenya ko uyu muntu urabona atagupfiraho. ndakubwiye ngo yaje yarahindanye n'iyi shati n'iyi pantaro nagombye gutira. hano harimo umwana w'umumotari urumva yafashe ipantaro ya mukuru utari uhari urumva wagiye mu butumwa arayidutiza ndamugana igenda umunyambikire do umukandara se do do umukandara afite se twashumikishijeho dore twashumikishijeho umugozi ipantaro yagwaga n'aka gashati ubwo nibwo nakavuguse ngo hatagira abantu bakaza. mw'abantu mwe namwe mudukurikiye namwe ni mundebere hatazagira umuntu uvuga ngo ngiye mama teta ngo ndi umuntu mubi. ishati ninjye wayivuguse imyenda ya muntu yari yaramunukiyeho umva umusatsi reba nayo masogisi. hari ikintu kiba mu buzima bw'umuntu bikakurenga unatekereza ukumva ubwonko bwawe ntabwo buri gukurira icyo kintu. rero ni handi wumva ngo umuntu ngo yagiye ngo yimanitse ngo umuntu yiyahuye. umuntu ntabwo yiyahura nta mpamvu. ashaka gutuma nimanika ndacyafite abana bo kurera naba nteye abana banjye agahinda wadusize utureba. abankurikiye banyumve neza ntabwo ndi kukuvugiraho pe ndabizi ubuzima ne gatebe gatoya ariko papa teta nawe urige niba uri no kunyumva kuko simbize aho uri kuko urababaye urarwaye pe sindi igikoko ndi umuntu. ariko abankurikiye n'abaribo bambwira uburyo narwaza umuntu umeze gutya ari njye wapagasaga urajya mu nzu se nta miti nubwo waza mu iyo nzu se ukavuga ngo urajya uryamaho hasi kumukeka ke nta kintu n'amazi arayaruka ibirayi nabyikopesheje nako nawe kwiye. icyo nshaka gusaba abantu hari igihe kigera tukabakenera pe aka kanya muri iyi saa turabakeneye tubakeneyeho iki mutubwire icyo gukora kuko hari byinshi wenda dukora nyine bisanzwe ariko iyo bigeze ku kintu nk'iki tuba dukeneye n'inama zanyu n'icyo mwatubwira twakora. ni ukuvuga ngo ikintu gihari ikintu kinakomeye cyane cyane si uko ari hano si uko yavuze ngo ntahava ikibazo ni uko arwaye. niba yahagumaga ari muzima ikintu gihari dukeneye muganga umuvura. ikindi nta mafaranga sibyo. ikindi ntaho kurwarira ntago yarwarira hano. aka kazu ntukavuyemo kurwarira hano nyine kukubuza gukora kandi ukeneye gushaka none ibirayi by'abana. none mwana mudukurikiye ikindi kintu bari babinyimye mvuga ko ndi buyabazanire ubusuramo n'arantu nkigiye. ikindi kintu cyongeye ntago tuzi uretse nyine kumurutsa tugashaka umuganga bamuhaye amakara abaturanyi bazanye amakara twamuhaye amakara twamuhaye ifu y'igisura bamuhaye amajyane ngo igifutwe cy'amajyane ibintu byose ari kubiruka kandi ibintu biri kuza bikavuga mu nda ukagira ngo ni ikintu kiri kugenda gihuma mu nda ye. anavuga ngo ari kubabara umutwe cyane. uwo mugore we ntituzi ibyo yamukoreye ntituzi ibyo yakoze pe. ukuntu namubonye nge ashobora kuba yaramaze nk'iminsi 3 anaryamye ku muhanda kuko ke iyi pantaro n'aka gashati njya kubivuguta wumve ngo nagombye no gukoresha ikiroso kuko intoki zo zonyine yari afite inzara iteye ubwoba. hari umugiraneza bazanye n'amata hari umugiraneza Randi Road impuhwe zamufasha ajya kugura inyange
barayimusuka ngo barebe yo ntiyayarutse nayo yayarutse. rero mwaba murambwira ko hano ibi ngibi ari turabakeneye ibiki. iyo turi gukora gutyo tuba dukeneye ko mutugira inama yaba ari ikintu cyiza cyangwa ari ikintu kibi tujye tubana muri byose. Ndabizi ko kandi mudushyigikira igihe cyose. Kano kanya hakenewe ibintu bibiri: kuvuza uyu mupapa no gushakisha ubufasha bwo kumuvuza. Ngewe Keza ntago nakihara ngo mvuge ngo ngiye kumuvuza pe. Kuvuza umuntu birahenda pe, ntago navuga ngo akanya ngiye gutamuvuza nyabone, ntago hose nshaka kuyabona. Ariko ndabizi twese dukubise inzu bipfunze, uyu mupapa yahita avurwa agakira agasubira iwe cyangwa agashaka ahandi hantu ho kuba, cyangwa n'ibyo byo kugira ngo abe hano bikaganirwa ariko ari muzima. ahubwo ngewe rwose no mu kanya nari nzi ko birangiye ari muzima. ahubwo se urabona iri joro ryacake tugize ubwoba cyo ugutabara hakiri kare. Ibi ni wowe mbishinza Keza. Ariko wivuga nge aza hano aza hano wigeze ubona hari ikibazo kindi cyari kuzabamo uretse nyine ibi bibaye by'ibyago. Aza hano ntiyaje neza, hari amahane yateye uretse umwaka ubanye n'ikizaba n'ubundi kiraba. Yari yaravuze nyine ngo naramunaniye, ngo namufataga nabi, ngo wirukana umugore umiri gufa wekenye gufa kaza nurimira bunguri. Ibyo ntago turi kumuvugiraho tunabireka n'abankurikiye n'Imana imbabari. Gusa Papa Teta ariko pe nta bushobozi mfite bwo kuba namuvuza, nta n'icyo kurya gihari ngo umva agiza n'icyo ashoboye ngo ihangane mu mbaraga zawe nkiyo ufite mu buribwe ufite. Ukoresha ubwonko ugerageze wibuke nimero z'umudamu wawe mwabanaga. Nahamagaye nabi wabo barambwira ngo nakazi ke bose ngo amaze gutwara amafaranga yarabiranze. Nabi wabo banyihoreye. Abi wabo Papa Teta. Bambwiye ahubwo ngo nimbabwira uburyo yahageze. Kuva yajyana amafaranga se n'umwe yarakivugisha. Hari mushiki we bamutumye harwaye ngo abohereze n'ibihumbi 10 icyo gihe yararyoshye muri ayo mafaranga. Papa Teta ngo arabakupa. Kuva Papa Teta yagenda yongeye gusubiza amaso inyuma. Nabo nabahamagaye bashikiye barambwira bati tubabarire cyane nyine ngo yaje ngo kureba umugore we. Sawa nyine nta bushobozi mfite ke ntabwo rwose. Ugiye guhamagara mudugudu sibyo? Muhamagara ze mudugudu wanyu nyine kuko iyo ikibazo kimeze nayo namumenyesheje nuko yari yagiye mu kazi ariko arabizi bose arabizi. Ariko ndagira ngo tumamagare aze nanjye ngihari dushaka umuti w'ikibazo kuko ntago wamugane twasiga umuntu ameze gutya kandi arembye mu kanya wakumva ngo birarangiye kandi byaba ikibazo gikomeye. Urahita uhamagara mu mudugudu tumubwire ko akenewe cyane nyine ko umuntu ari kuremba kurusha uko ameze. Niba ari ubufasha bwaboneka mu mudugudu hano, niba hari ubundi buryo twamenye nimero z'umudamu we tumushakishe aze yite ku mugabo we cyangwa se asobanura icyo umugabo. Umuntu bari no kubaza umugore wawe abahingo ni mu Mutara gusa. Mu Mutara hise mu Mutara bamubwiye ati ko mu Mutara tuhazi se nahajya. Ntabwo yavugaga n'ubanda ari utwo tuzi cyangwa ayo mata yasomyeho ngo ni mu Mutara ni mu Mutara. Reka tube dusoreje hano uhamagare mu mudugudu aze dushaka umuti w'ikibazo. Rebe nimero ze yari yambwiye ngo nibikomeza ngo cyangwa se byange ariko ajye kwa muganga cyangwa se avuge mu bundi buryo. Ndashira mbona gishoboka kadusoreza hano tuzakoresha ibyakurikiye.